Yesu ashimwe cyane mwene data, ndagusuhuje kandi ndakwakiriye muri uyu mwanya wacu Youth Time Revival, urubyiruko n'igihe cy'ububyutse, aho turi mu rugendo kandi rwo gushaka uyu mwuka wera, imbaraga z'Imana muri twebwe kugira ngo zigaragaze ubumana mu isi. Dukeneye kubona Imana igaragara mu mbaraga zayo, kandi birashoboka cyane, twasanze biriho, kandi twasanze urugendo turimo ari byo bya mbere by'ingenzi dushize imbere kandi twifuza. Iki cyumweru rero ku kwezi twakomeje kugenda tuganira tureba ibinyoma bikomeye cyane mu rugendo turimo, bishobora kutubera inzitizi zatubuza kugera kuri iyo ntumbero yo kuba mu buzima bw'umwuzuro w'imbaraga z'Imana. Ibinyoma bitandukanye mu mpeko zitandukanye zishobora kudutera umutima wacu uhagarara, utsindwa, icuraburindi, nitwinjire muri izi mbaraga z'Imana. Uyu munsi turakomeje kureba ibinyoma bimwe na bimwe mwanzi akoresha mu rugendo, akaducogoza, akatwambura uburyo bwo gukomeza iyi nzira yo kwinjira mu mbaraga z'Imana. Turarebana ijambo hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cyaho cya 18 umurongo wa 27, hari amagambo meza avuze ngo, arabasubiza ati, ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Imana ishimwe cyane. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo nta mpamvu yo kwirushya. Nta mpamvu yo kwirushya. Iki ni ikinyoma kandi nanone ni ijambo ry'ukuri mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bikeneye ko tuba maso cyane, tugafungura amatwi yacu, tukagera ku rwego twumva igihe riziye n'impamvu rije, kuko ni ijambo benshi baguyeho kandi ni ijambo benshi bahagurukiyeho. Reka nkubwire ngo Satani ajya arikoresha igihe kinini aguhumekera, ahumekera ngewe, ambwira mu magambo atandukanye muri sosiyete zitandukanye, ariko iyo riziye igihe kandi rikaza kuzuza umugambi w'Imana, rijya ritwirukana imbere y'ubushake bw'Imana, maze tukareka ubushake bw'Imana bukabaho. Ariko iyo rije kandi rikaza nyuma y'ubushake bw'Imana, rijya ridutera ubunebwe, tukareka gukora iby'Imana iduhamagariye, hanyuma tugakora ibinyuranye, hanyuma iri jambo rikatuhindukira intege nke. Ariko Imana iduha umugisha wo kugira amatwi yumva. Nta mpamvu yo kwirushya koko. Yego nta mpamvu yo kwirushya, ariko n'iryari nta mpamvu yo kwirushya. Turabona hano umutware wari umutunzi cyane n'ikiganiro yagiranye na Yesu, hanyuma Yesu aramubwira ngo ni ngombwa ko umenya ko ukwiriye kugurisha ibyo utunze byose, hanyuma ukabona kugira urwandiko rw'ubugingo mu bwami bwanjye. Umutware aramubwira ngo ibyo ngibyo rwose biragoye. Yesu atanga igisubizo ati, biragoye cyane rwose ko abatware binjira mu bwami bwanjye kurusha uko indogobe yakinjira mu mwenge w'urushinge. Hanyuma bari aho bose babyumvishe, Yesu ababwira ijambo ati, rega ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Iri jambo riratwereka ko hari ibintu bidashobokera abantu bene data. Hari ibintu rwose bidashobokera abantu. Izi mbaraga z'umwuka wera, ububyutse turi kuvuga, uretse Imana yonyine yaduhamagaye kandi idushoreye, ibana natwe, igendana natwe buri munsi, idukomereje mu mugambi wo gutumbira no gukomeza kwizera izi mbaraga, kandi buri munsi igenda itwungura imbaraga, itwinjiza mu mbaraga. Ubundi nta buryo na bumwe twari dufite bwo kwizera ububyutse, bwo kuvuga ububyutse, ariko Kristo wabiduhamagariye, Kristo wabikwereje, niwe ugusunika. Imana ishimwe. Kandi buri munsi aguha imbaraga, kandi buri munsi akungura kumenya no gusobanukirwa, kandi buri munsi agira icyo agufatira, kandi icyo ngicyo kikanezeza umutima wawe. Ariko nagira nkubwire ngo hari ibidashobokera abantu. Nta muntu wakiyobora urugendo rwo gushaka ububyutse adashorewe n'imbaraga z'umwuka wera, atemereye guca bugufi ngo yemerere Imana imuyobore. Niyo mpamvu muri ubu buzima hari ibintu tujya duhabwa kandi Imana yemeye ko twabikora tukabigeraho, ariko hari ibindi tujya dukenera Imana. Mwene data, ugomba kumenya neza, ugasobanukirwa ko hari ibintu Imana yaguhayeho ubutware, kandi nubwo yaguhayeho ubutware, buri munsi kuramburira ikiganza kugira ngo ugumane ubwo butware. Hanyuma iyo ukoresheje ubwo butware, hari insinzi ugeraho, hari ibyiza ugeraho, ariko kandi hari ibindi nanone ukeneye ubutware bw'Imana, ariko ukeneye n'ukuboko kwiza kw'Imana, ko kugushorera, ko kukuba hafi, ko kugukomeza, ko kugukurira inzira, kuguharurira inzira kugira ngo utambuke. Ariko hari inzira Imana yaharuye kandi idakeneye kuyihamagara ngo uze, ngo ngize, ngo yongere iziharure, kandi yamaze kuziharura. Niyo mpamvu izo ngizo uzicamo, kandi ukazicanamo feva y'Imana, ukazicanamo umunezero w'Imana, ukagera kuri byinshi bitandukanye. Ariko hari ibidashobokera abantu kandi
kandi hari ibidashobokera abantu. Ndagira ngo uru rugendo twagendanye dukwiriye gutekereza ko ntabwo ibi bishobokera abantu ariko bishobokera Imana. Yesu ashimwe cyane. Ubu byutse turi kuvuga ijambo rivuga ngo nta mpamvu yo kwirushya. Ntago twebwe dukwiriye kumva ko turi kwirushya bene data. Ntago dukwiriye kumva ko ubwo dufite proje twahawe n'Imana yo gushaka ububyutse ijwi ryinjire mu mutima wawe rikubwire ngo n'abari barabikoze n'abari wowe uri wowe mu gihe cyawe, wowe utandukanye n'abandi, uri umwihariko w'Imana kandi Imana yaguhamagaye ukuntu yaguhamagaye n'ibyo yaguhamagariye bitandukanye n'iby'abandi. Niyo mpamvu ugomba kuruha kandi ukagoyeka ushaka uburyo ki ukomeza umurongo wo gushyira mu bikorwa umugambi w'Imana. Ndakwifuriza kubaho ubuzima bwo kuzuza umugambi w'Imana. Ruha, komera, ihangane mu rugendo, ariko wirushye cyane urushywa no gukora umugambi w'Imana, urushywa no gusohoza ubushake bw'Imana. Imana iguha umugisha. Imana ikwiriye kwishimira ko imiruho yawe yose isohorera mu rukundo rwayo, isohorera mu muhamagaro yaguhamagaye, isohorera mu bushake bwayo. Yesu aguha umugisha rero, kandi imbaraga ziza zikubwira ngo ntago bishoboka, tumenye neza ko hari ibidashobokera abantu, kandi ubwo ari Imana yaduhamagaye bizashoboka, kuko imvune turi kuvunika ni Imana yifuje ko tuzivunika. Imiruho ufite ni Imana yifuje kuyiruha. Muri iyo miruho niho izakuramo product, niho izakura igikwiriye, izatunganya maze ikakizana ari igisubizo cy'ububyutse Imana igeneye isi, Imana iteguriye isi. Tugomba rero gushaka Imana bigishoboka kwibonwa, kandi tukayambaza bigishoboka, kuko ni umwanya mwiza Imana iduhaye. Iyi mvugo rero yahinduka ikinyoma. Nta mpamvu yo kwirushya yego ku bintu Imana yarangije, ariko kandi ni ngombwa ko turushywa n'ibintu Imana iduhamagariye, kandi Imana yiteguye kudufasha mu mvune zacu. Yesu akumere umugisha. Imbaraga z'Imana zigume muri wowe. Ikinyoma kikubwira ngo nta mpamvu yo kwirushya imbere y'ubushake bw'Imana gitsindwe kandi kirimbuke. Youth Time Revival, urubyiruko n'igihe cy'ububyutse, amasoko y'ububyutse mu rubyiruko. Dukomeje gushaka ndetse no gutumbira Mwuka Wera, imbaraga z'Umwuka Wera, umwuzuro w'imbaraga z'Imana muri twebwe zigaragaza kamere y'Imana. Imana iguha umugisha, kandi dufite icyizere ntabwo dushidikanya ko ibi byose turi kuvuga biri kugenda biba ubuzima bwacu, kandi turi kugenda turushaho kubibona mu buzima bwacu. Yesu akuha umugisha. Imana y'amahoro ikweze rwose, mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen.